2021 nariyivuje bishoboka barambwira ngo nta ndwara babona. Uzi no kugira ngo urware indwara bakubwira ngo ntayo, uhita wumva nyine no gupfa ugiye gupfa. Ariko byigeze ejo bundi aho kugira ngo wa mutwe ukire cyangwa se wamugani no gupfa mfe bigira inzira, ahubwo noneho biramanuka bifata ijisho ry'uruhande rumwe, ugutwi kuzamo ibintu ntazi, numva no kubasha kurya sinkibishoboye. Anga ndwaye iryinyo ntabasha kuriramo ndiraha, ntangira kujya ndiramo hano imbere. Numva ndavuga nti ninjya kuri kuza nshobora gupfa bikazitirirwa iryinyo kandi ari bya bindi biramanuka bifata n'urutugu, narwo numva rujemo ibinya birakomera. Namaze kwivuza ku 2500. Urumva nagerageje n'imiti y'Ibinyarwanda narayahiye ndayiwe biranga. Ndavuga ntariko mana ko wigeze kunkiriza sejemu indwara nari maranye imyaka 8, uku gutwi kwakunana numvaga kundya ku buryo numvaga kumeze nk'ugiye gusohokamo ikintu cy'igisimba. Nashimye Imana nyine mu buryo bwo gutanga, ariko byambyiganiyemo ko ngomba kubivuga. Mfite abana 2, mukunda kumbona hano nkunda kubazana cyane. Iyo ndi mu rugo bavuye nko ku ishuri nta kintu ndi gukora, ndavuga ati nta mpamvu yo kuguma mu rugo, reka niyizire imbere y'Imana. Rimwe na rimwe nkabaryamisha na hariya buriya mba nashashe. Nshimye Imana rero ku wa mbere nabonye Imana, nari nicaye hano mu materaniro nkunda kuzinduka nkabajyana ku ishuri nkahita niyizira mu nzu y'Imana. Umwana yavuye ku ishuri nk'ibisanzwe wanjye, ariko tuvuge ngo kubona ntarasariye Burundi, Imana iracyamfiteho umugambi. Ibintu biraza bikajagata, nkajya numva ari nk'udushishi tumanuka mu maso, ubundi mu mutwe biba bimeze nk'ibinyenzi. Icyo kintu kijya kungwa mu mutwe nari ndyamye, ngiye kumva numva ikintu kinguyeho nk'ikinyenzi. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Akantu nakunze cyane muri uwo murongo nawe kavuga ngo azabaho. Iyo bavuze ngo azabeshwaho, ikintu cya mbere nuko umukiranutsi azabanza akabaho, noneho bakerekana ikizamubeshaho ngo azabeshwaho no kwizera. Ariko icya mbere nuko azabaho. Kwizera kudukuramo imitekerereze isanzwe kukaduha imitekerereze idasanzwe. Nimukira Inyanza, haleluya, aho bita Ikarembure, ku itorero rya Karembure. Amen. Niho rero nkorera umurimo w'Imana, ndi umudiyakoni, aho ngaho niho nkorera umurimo, ndetse ndi n'umuririmbyi. Haleluya, haleluya. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Imana munyimpera icyubahiro. Natinze, ikintu nshimira Imana cyane cyane yampaye agakiza, niyo fondasiyo y'ibindi byose. Haleluya. Ingira umugabo. Haleluya. Twabyirutse turi abana b'imfubyi. Haleluya. Ngira ngo hari abantu babizi hano, nka Rafiki arabizi na Esiteri namubonye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. N'abandi wenda baba banyibukaho. Twari imfubyi ariko Imana igenda iturera ituzamura, ubu ngubu yampaye n'umurimo w'ubushoferi. Haleluya. Imana ntiyagize neza se. Ikindi nshimira Imana, uno mubyeyi ndashima Imana ko yamuhaye agakiza. Haguruka. Haleluya. Imana yamuhaye agakiza nishimwe. Muyimpera icyubahiro. Uyu nguyu ni mabukwe. Imana yagize neza. Yicarire. Ubwo rero ntabwo mvuga ibintu byinshi, tuzashaka undi mwanya wenda tugaruke tuzanye na madame. Nashimaga ko Imana ibyo yabikoze. Hari n'ibindi byinshi yagiye ikora, muyimpera icyubahiro. Haleluya. Tange magazanga nshima Imana. Amazina yanjye banyita nshima Imana Joseph. Ikintu nshimira Imana gikomeye cyane, nari ndahantu hakomeye muri gereza, ari umuntu watubeshyeye ngo twaramwibye, agiye kudufungisha. Icyo yifuzaga cyari kugira ngo tube twajya imageragere cyangwa se
ashaka amafaranga, ariko ndashima Imana ko yabashije kuhankura. nari maze y'iminsi 25 turimo turengana dutegereje ibisubizo. Ntabwo twagiye mu rukiko, twategereje ibisubizo, tugize amahirwe twumva ngo turarekuwe. Iryo nishimwe nshimira Imana. Ndiyo narasenze, sinayaga nsenga, nari ndi umusinzi, nari ndi umusinzi, ni nacyo kintu nazize kubera ko ariho nari nkwereye bwa nyuma, ahatugereka yuko twamwibye. Ariko ndashimira Imana yuko aho nari ndi wasanga ari ishuri nari ndimo. Nasabye Imana avuga ni nunyiza nkava ahantu ntunjyane mageragere nzagushima, kandi nzagushima bikomeye. Migana umuhigo ndavuga ni nemeye no gukizwa nkava mu byo ndimo, nkatura nkava mu byo ndimo. Ndashimira Imana yuko ibyo byose yabikoze, niyo mpamvu magaza nyishimira bikomeye, yanyeretse ukuboko kwayo. Hadusanzeyo umupasiteri w'Icyangugu aradusengera, ndatura, nshimira n'Imana, arambwira ati muri cyumweru iragukorera bikomeye. Nkomeza kugira ibyiringiro, ndavuga ni reka negereze. Icyumweru kitanashize ariko wa kane nanga urupapuro ndi umuyobozi wa RIB andebeye, arambwira ngo ninsohoke nahe njya kwitaba pariki buri wa gatanu. Iryo nishimwe Imana. Naheze umuhigo, ndavuga ni nzaguha ituro ry'ishimwe yo ku nyubako. Nagira ngo mume aho ndishyira nari narizanye. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya. Shimye Imana mu mutima wanjye. Ibi bintu nabisabye Imana. Nyine byambyiganiyemo, ndavuga se ko ntajya mpagarara imbere y'abantu, ndavuga ngo ndandika ngo ngiye gushima Imana. Ndavuga Imana rero nimba ari wowe uri kumpata kuvuga, kuko nakoze geste ariko numvaga bidahagije. Reka umuyobozi ahamagara abashima, n'ukuri imbere y'Imana nari ndimo mbitekereza mu mutima, numva nabuza amahoro, ariko ndavuga ni niba ushaka ko mpagarara imbere y'abantu nkahama ibyo wankoreye, reka umuyobozi abivuge. Nshimye Imana rero ko ibikoze. Nitwa Mama Kirenga. Kuwa mbere nabonye Imana, sinzi uko nabivuga. Nashimye Imana nyine mu buryo bwo gutanga, ariko byambyiganiyemo ko ngomba kubivuga. Mfite abana 2, mukunda kumbona hano, nkunda kubazana cyane iyo ndi mu rugo bavuye nko ku ishuri nta kintu ndi gukora, ndavuga ati nta mpamvu yo kuguma mu rugo, reka niyizire imbere y'Imana. Rimwe na rimwe nkabaryamisha na hariya buriya mba nashashe. Nshimye Imana rero kuwa mbere nabonye Imana, nari nicaye hano mu materaniro, nkunda kuzinduka nkabajyana ku ishuri nkahita niyizira mu nzu y'Imana. Umwana yavuye ku ishuri nk'ibisanzwe, ndataha nzi ko nyine tugiye guhurira mu rugo, ngiye nkagaruka mu materaniro. Mbona amasaha arageze, umwana ndamubura. Mpamagara umutantine bajya bazana, aravuga ati Kirenga yaje. Se Kirenga ko atarangeraho. Mpita mpaguruka mu rugo, ntangira kumushakisha mu nzira, n'umutwe numva sinzi ibyari byo, ndavuga kuko Mana ko wampaye umwana bikomeye, none ko mubuze ibi ni ibiki. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye ngo banguka ngo Sodoma ngo uzutora umwana wawe. Ndavuga se umwana yagiye Sodoma gute ko yiga hano ku Kinunga, yageze Sodoma gute? Imana ibaho umugisha. Shimye Imana mu mutima. Imana n'umukozi w'umuhanga. Nubwo twaza mu nzu yayo ntituvuge, ariko ibiri mu ruhande rwacu, ibiri kuturwanira intambara tutazi. Baramamagaye ngo ari Sodoma, ndavuga se Sodoma yahageze gute? Ubwo narwanye no kuvuga ngo njye kureba umwana. Navuga ngo ntege moto, nkavuga se abantu nibamujyana kuriya
baba bagenda mu nzira nkabanyuraho nyine mbura ibyo nkora. Ndangije rero ndavuga nti Mana ndakwinginze mu mutima undindira umwana, nazindukiye mu nzu yawe ubikorere kwiyubahisha. Undi mu mama baramamagaye ngo umwana ngo aturangiye inzira ngo tumuzanye aho ngaho ngo mudusange Mereze. Ndavuga se kuko Mana noneho ibi ni ibiki? Noneho nari mubonye none ageze Mereze gute? Turagenda twirukana indi kumwe n'undi muvandimwe, turagenda tugezeyo dusanga umwana yicaye ku cyapa cya tagisi. Uwo mama nyine urumva yamwambuye abo bantu bamutoraguye kugira ngo nabona umubyeyi we amusabe nyine ubwishyu ko yamutoraguriye umwana we, nicyo yaragamije. Ariko nshimye Imana n'umukozi w'umuhanga ko yandindiye umwana. Ni umwana mukuru afite imyaka 6 azi kuvuga. Yaratubwiye ati ungiye ndi mu nzira ngiye kugera mu rugo, umuntu wambaye ikigofero yaje aramfata arambwira ngo aranzi ngo ninza ngurire ji, ngo amuha amandazi 2, afata amwaka bage ye aramubwira ngo naza ngurire ji ashyire muri iyo bage. Tekereza kumukura hano hafi yo kuri Pefa akamujyana Sodoma, ubwo nta yandi mabotike yarahari. Noneho akajya avuga ngo mama ngo nsengerere ngo wabona ari ibintu yampubitse ngo kuko nago ngo nzi ngo impamvu yagiye kungurira ji. Shimye Imana mwababyeyi mwe sinzi ukuntu nabibabwira. Imana yandindiye umwana, akajya avuga ngo se ngo mushake ngo ame igikapu cyanjye. Namubwira ati ibage n'amakayi nta kintu bivuze, icy'ingenzi nuko nkubonye uri muzima. Naraje nshima Imana nyine mu buryo bwanjye, ariko numvaga umutima umata guhagarara imbere y'iteraniro ngashima Imana. Mumera Imana icyubahiro, yarakoze. Amena. Haleluya. 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 Amazina nitwa Kuzimana François, ndi umukristo wa hano, ndirimba muri ikorari yitwa Batoni. Nanjye nifuje gushima Imana. Imana ishimwe cyane, habwe icyubahiro. Akanya nk'aka ngaka ndashima Imana yuko nongeye kuboneka hano hantu mu minsi ishize ku itariki 5 z'ukwezi, uku kwezi kwa 10, nibwo nakiriye telefone y'umugisha. Imana impaye akazi, ndashimira Imana yuko yamaye akazi. Imana ishimwe cyane, habwe icyubahiro. Imana yarabikoze. Ni muri ubwo buryo, ni mbere yaho gatoya nibwo naje hano. Mbere yuko nza hano bucya hari ku cyumweru ninjoro, nza hano kuwa mbere gusenga. Mbere nakoraga akazi nyine kizamu hari mu Kiyovu. Ubwo biba ngombwa yuko nanga gasuzuguro k'abadayimoni, akazi nuruka mu Kiyovu ndinda ngera homba ndi gusenga mu nzira mvuga ati namaganya akazi k'ubuzamu ku buzima bwanjye, namaganya akazi k'ubuzamu. Icyo gihe navuye mu kazi nyine, akazi ahantu nkorera ni mu Kiyovu nyine, urugirwa rufungishwa na telekomande. Narafunze ndangije ndataha, ndavuga ati Mana kano kazi ndakanze. Igihe nahereye nkora akazi kizamu nago imibare nera ndi kubona bitavamo, ndakanze mu izina rya Yesu. Ubwo ndataha njya mu rugo ndaryama. Ndashimira Imana yuko na boss nyine nubwo hari amakamera nagiye nsenga mvuga ati Mana amakamera niwe yategeka uyafate nazambone yuko nataye akazi. Ubwo nibwo naje hano nyine kuwa mbere gusenga. Ngeze hano nicara hano nzindutse, Imana nibwo yavuganye nanjye ikoresheje umuyobozi w'icyumba, iramubwira ati Imana igiye kuma akazi. Imana yarabikoze. Ndashimira Imana yuko nako kazi nabonye niwe yabikoreshejemo, akazi ndakabona. Ndashimira Imana yuko yabikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana yuko uyu muyobozi w'icyumba cyo kuwa mbere, Imana imuhe umugisha. Ubwo rero muri ako kazi nyine ndashimira Imana yuko igibana nanjye. Na akazi keza ntacyo nshinja Imana, kubera yuko hari imodoka ngenda mu modoka nkagaruka mu modoka. Imana ishimwe cyane ko yakoze imirimo ikomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ari imbaraga zanjye, ntabwo ari uko kubwa kavukire cyangwa aho mvuka, ni Imana yabikoze. Ikindi nshimira Imana muri ako kazi, nimugire ngo nukwirarira, ndi kwishimira Imana muri ako kazi. Imana rero mureke nishimira Imana. Imana yarakoze, kuko ngewe iyo ndi kugenda mu modoka numva ari ibintu bidasanzwe. Hari n'igihe ngenda nsenga niyicariye mvuga ati Mana warakoze. Mbwira Imana ati warakoze, ntabwo nari nkwiriye kugirirwa neza gutya. Muri ako kazi mba ngenewe icyayi cyo kunywa, mba ngenewe ibyo kurya saa sita. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane, ni Imana ishobora byose. Imana ihabwe icyubahiro. Rero natinze cyane, naje hano ukwezi ntabwo kurarangira yenda ngo membwe mbonza n'ituro ry'ishimwe.
nanze kugenda nashimye Imana kuko aho nakaboneye nibwo nongeye kuboneka hano. Ubwo rero sinari kugenda nashimye Imana. Ikindi nshimira Imana, ndashima Imana yuko yandinze impanuka ya moto. Ndumva ariko ni kuwa kane washize nari naturutse mu rugo ngiye mu kazi. Icyo gihe nyine ntabwo nari nagenze n'imodoka, nashakaga kugenda nsenga mu nzira njya mu kazi nsenga. Nuko ngeze hari hafi y'isoko rya Nyarugenge ku muhanda uturuka ruguru ujya kuri sawa aho mba ndi gukorera, moto iraza ituruka ruguru, ariko mbere yaho sheri wanjye uyu madamu wanjye yari yagiye gusenga Imana, iramubwira ngo Imana indinze impanuka ya moto. Ubwo bukeye njya ku kazi ndi kugenda n'amaguru, nari nashatse nyine kugenda niganirira n'Imana. Ubwo mageze umumotari yaturutse ruguru ndi kwambuka ka gahanda kamanuka ruguru y'isoko rya Nyarugenge gakata gutya. Ndi kwambuka umumotari yaturutse ruguru, nta nubwo hari mu kavuyo k'ibinyabiziga. Ndi kwambuka ngenda mbona moto irankurikiranye, najya hano nkabona irankurikiranye, nagaruka nkabona irankurikiranye. Ndashimira Imana yuko iyo manuka Imana yayikuyeho. Imana yacu ishimwe ihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Ituro ry'ishimwe nzarizana mu minsi iri imbere. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Nanjye magazano nshima Imana. Mu mazina y'ababyeyi nitwa Maria Bernadette, kandi mama w'abana 4 n'abuzukuru 5. Rero ikintu magazano nshima Imana nukuri tujye dushima Imana yacu kandi twubahirize. Maze kuva mu kwezi kwa 2 umukozi w'Imana nibwo yambwiye ati ibintu bingenda mu mutwe ibyerekeranye no gusara. Nukuri mba narasaze hataba Imana. Buri munsi buri wa mbere nza gusenga hano, ubundi ngenteranira muri Zion, ariko buri wa mbere simbura ahangaha. Ubu nanjye kumara ukwezi n'igice ndi Burundi ku mukobwa wanjye, ariko tuvuge ngo kubona ntarasariye Burundi, Imana iracyamfiteho umugambi. Ibintu biraza bikajagata, nkajya numva ari nk'udushishi tumanuka mu maso, ubundi mu mutwe biba bimeze nk'ibinyenzi. Icyo kintu kijya kungwa mu mutwe nari ndyamye, ngiye kumva numva ikintu kinguyeho nk'ikinyenzi kiragendagenda mu mutwe. Ubwo bumve ngo kuva mu kwezi kwa 2 ndabifite kugeza ubu. Uko bugenda bucya niko bigenda byurira, nkumva bigenda bijagata bimanuka, nkapfukama ngasenga, naza no gusenga Imana ikagira ikikora. Ariko ubu ngubu ejo bundi naje musibejo, iri joro ndaryama ndavuga nti hoya, numva meze nabi sereri, nkumva nta mbaraga, nkumva ndaremerewe mu bitugu, ariko ibijagata numva ari byinshi, noneho nihungura mu maso nk'utuntu tungwaho. Aho ndavuga nti uko biri kose reka nzi imbere y'Imana, nti kandi Imana ndagusabye ugira icyo ukora wigaragaze n'ukuri. Ndashima Imana wo mu gihugu cyo mu ijuru ko yitamuriwe ikabivugaho, kandi numva gusana nta migambi yo gusara mfite, kuko mu ijuru hari Imana. N'ukuri Imana ibaha icyubahiro kandi kongera imbaraga n'amavuta. Haleluya. 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 Nanjye ndashima Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, nanjye yarandinze ndinda ntwite, ntago byari byoroshye. Mbese nabonaga bye bitanyoroheye. Na umunsi umwe nagiye gusenga, Imana nyine ibona ibintu bikomeye bituma ntashobora kuzabyara, ariko irambwira ngo byange bikunda umwana wanjye nzamubona kandi nanjye nzabaho, nzamuterura. Ndashima Imana rero yuko yandinze mutwite. Satani yigeze kuntega mvuye mu cyumba abana bari gukoropa muri salo, ndangije kandi ndayari ikuze, mugenzi hose nkaho nageze hanze nyereye numva ngiye kwikubita hasi ngo ngwire ikibuno, kandi iyo umuntu ngo agwire ikibuno biba ibintu bikomeye cyane ku mwana. Rero icyo gihe nariramiye ngwira itako, ngwisha uru rubavu nyine, numva ndababaye na n'ubu ngubu izo ngaruka zirahari, ariko nyine ndashima Imana yuko yandindiye umwana. Ndashima Imana rero yuko yari yaranambwiye yuko nimbyara uyu mwana izampemba. Yarambwiye ngo nta muntu wo kuguhemba uhari, kandi ntawe koko, ntawe ari uhari pe, ariko yarambwiye ngo nzakwihembera ubwanjye. Ndashima Imana rero yuko yanyihembeye ubwayo. Nabonye Imana, nabonye ingirira neza, njya kubyara kwa muganga ibana nanjye, mbese bikomeye, ariko
iba mu ruhande rwanjye, ndayishimiye. Ikindi nshimira Imana, hari umwana wanjye wigaga segonderi, nahoraga nshima Imana hano, ariko nkahora nanasenga mvuga ngo Mana nubwo ngushima umbabarire umwana wanjye azige arangize. Nabonaga bitoroshye, nabonaga ataziga ngo arangize rwose, byari ibintu bikomeye, byari ibintu bigoye, ariko ndashima Imana yuko ubu ngubu yarangije kwiga, yarangije segonderi kwiga. Ndabishimira Imana rwose, ubu agiye kujya kaminuza. Ndabishimira Imana, horaga mbisengera numvaga ko bitabaho, numvaga ko bitashoboka iwanjye, numvaga ko icyo kintu kitabaho, ariko ndashimira Imana yuko Imana yabanye n'umwana wanjye mu bintu bikomeye, yize bimugoye, yize bimuruhije, yize kubw'amasengesho nasengaga, mbese ariko Imana yo kabyara yampereye umwana kwiga, ariga ararangiza. Ubu ndahamya neza yuko na buruse ashobora kuzayibona, kuko umutima wanjye numva ubihamya bitewe n'ibyo Imana yagiye imukorera, yagiye iba mu ruhande rwe. Ndabishimira Imana. Ubu rero uyu mwana wanjye nubwo namubyaye nyine abantu bavuga ngo ngiye kubyara bitari bikwiriye, ngo mfite ngo abana benshi, mbese bavugaga ibintu byinshi cyane, bakavuga ibintu byinshi cyane. Urumva umuntu wari ufite abana 6, mbese wumvaga yuko ngo mfite isoko ryo kubagurishamo, ariko ndarifite ku Mana kubera yuko Imana ibampa ibafiteho umugambi. Ndabishimira Imana rero, umwana wanjye nari mfite abana b'abahungu 6, n'ubundi yanyongeye undi wa 6 nawe ni umuhungu, ubwo nyine ni wa 7. Ndabishimira Imana kuko niyo ibikora, njyewe ntabwo mu buryo numvaga nifuzaga ko nanjye yampa byibura ikindi gitsina, ariko si byakunze. Ubwo Imana irazi impamvu yabikoze gutya. Izi mpamvu mbese ifite ukuntu ireba ikabona ibikwiriye, ikaba ari byiha umuntu. Ubu rero abangaba abahungu yampaye yabonye aribo bankwiriye, ndayishimiye. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro, nimuyimpere icyubahiro, yarakoze. Haleluya. Nanjye ndashima Imana, ariko ntabwo mvuga amagambo menshi. Nafashwe n'umutwe 2021 mu kwa 3. Umutwe urandya, ngiye kwa muganga. Nafashwe n'umutwe mu kwezi kwa 3 2021. Umutwe urambabaza, ngiye kwa muganga, ibinini byabampaye bihita bintera amatwi. Nsubiyeyo barambwira ngo nta ndwara babona. Kuva 2021 narivuje bishoboka, barambwira ngo nta ndwara babona. Uzi no kugira ngo urware indwara bakubwira ngo ntayo, uhita wumva nyine no gupfa ugiye gupfa. Ariko byigeze ejo bundi, aho kugira ngo wa mutwe ukire cyangwa se wamugani no gupfa mfe bigira inzira, ahubwo noneho biramanuka bifata ijisho ry'uruhande rumwe, ugutwi kuzamo ibintu ntazi, numva no kubasha kurya sinkibishoboye. Ahanga ndwaye iryinyo ntabasha kuriramo, ndiraha ntangira kujya ndiramo hano imbere. Numva ndavuga nti ninjya kuri kuza nshobora gupfa bikazitirirwa iryinyo, kandi ari bya bindi biramanuka bifata n'urutugu, narwo numva rujemo ibinya birakomera. Namaze kwivuza ku 500. Urumva nagerageje n'imiti y'Inyarwanda narayahiye ndayinywa, biranga. Ndavuga ariko Mana ko wigeze kunkiriza sejemu, indwara nari maranye imyaka 8, uku gutwi kwakunaniye, numvaga kundya ku buryo numvaga kumeze nk'ugiye gusohokamo ikintu cy'igisimba. Nari niteguye ko kizasohoka wenda kigatakara nkakibona. Ndavuga ariko Mana sejemu, nje hano rafite aravuga ngo muhaguruke mbabwira ikintu mugiye gukora. Tugiye gutanga ituro kuri iyi nyubako, Imana izagira ikintu ikora twamaze gutanga ituro, apana kuritanga yanagikoze. Maguruka nizeye ubushobozi bukeya, ndavuga ngo nzatanga 10,000, ariko mumbe ko nari naje hano mvuga ngo nibwo buhungiro nari nsigaranye, nta bundi buryo nari mfite.
ndavuga ngo ndagiye Mana ugira ikintu nkorera. Imyaka ibaye 2 hafi 3 mbabara umutwe, ugutwi sinyumva, telefone ntabwo nashoboraga nashyira ku gutwi. Ndagenda ndaza ndavuga ngo nzatanga 10,000. Kuva uwo munsi nava hano ntabwo ndongera kumva amatwa ndya. Haleluya, haleluya, haleluya! Imana yankoreye ibintu bikomeye ntabwo nabasha kubivuga. Gusa ni byinshi yagiye inkorera, gusa munansengere ndi inama yazimiye. Ni byinshi yankoreye kuva kera nakunze gusengera hano. Nkiriza umwana wari ufite ibibazo bikomeye, wagize imyaka 8. Bese ni birebire. Ariko iryo 10 rero nari narizanye kuko naringiye kugenda ku kazi, nanga kugenda naritanze. Kandi ndavuga ngo ntagira ishimwe narisubizayo. Rero ni mumere Imana icyubahiro n'amashyi ya speciale. Memuretse gatoya, ibintu yankoreye urumva birakomeye. Kurwara ibyo bintu imyaka ingana gutyo, iyo bitaba imbaraga z'Imana ntago mba ngejeje no munsi. Muyimpere icyubahiro n'amashyi ya speciale. 1 2 3. urumva ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ariko igikomeye kurusha ibindi byose avuze ijambo rya nyuma, aravuga ngo ni intama. Kandi hari umuririmbyi yavuze ngo nari nzimiye nk'intama. Yesu ndi yandetse ankurikirana iyo ngiyo, asiga 99 aza gushaka iyo ngiyo imwe yari izimiye. Kandi mu mirimo ikomeye Yesu yadukoreye nuko ubugingo bwacu n'ubundi yaburokoye mu rupfu rwari rukwiye kubujyana byanga byakunda. Tugiye gusengera uyu mushiki wacu kuko yemeye ko ari intama yazimiye. Tera intambwe, iyo ni imuteye yo kubivuga kuzatura n'akanwa kawe, ariko kandi utera intambwe ukore iby'ijambo ry'Imana rigusaba. Bibiliya yatubwira ngo ntitwagiye dupfa kubyumva gusa twishuka, ahubwo tuzumve tunabishira mu bikorwa. Nurangiza wizere Imana ko ikora imirimo n'ibitangaza. N'ibyo bindi byose itarakora izakubohora kandi izakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Fukama tugusengera Imana. Reka mwene data n'udisipuriye atuyore muri risengesho hanyuma tumusengere. Mana ishobora byose, dusengeye uyu mushiki wacu, nubwo nyine yabaye intama yazimiye, ntabwo we wahwemye kumukorera ibitangaza, ntabwo wahwemye kumwiyereka, ntabwo wahwemye kumushaka. Ibyo bintu byose ugenda umukorera ni ibyerekana ko umukunda, ni ibyerekana ko utamuretse, ni ibyerekana ko utamuhanye, ni ibyerekana ko ukimukunda. Turamukuragije imbaraga z'Imana zikurikirana ubuzima bwe, zikurikirana ubugingo bwe, zibubohore. Izo mbaraga zimutwaza igitugu, izo mbaraga zimukura mu rugo rw'intama, izo mbaraga zimugizayo, izo mbaraga zimukura mu bantu b'Imana, izo mbaraga uzikure ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Umudukurikiranire, umudushakire kandi umutugarurire, uzabukoze, uzabugize neza. N'ubundi ukomeze kumwiyereka, ukomeze kumusura no kumuganiriza no kumwereka ikintu akwiriye gukora ku bw'ubugingo bwe. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dukomereye Imana amashyi ku byo yakoze. Niba wumva nta kintu bitwaye, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Izina ry'Imana rishimwe, komera Imana amashyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dukuri Imana yarakoze. Ntabwo azite dukeneye ariko urabizi, ntabwo azite twifuza ariko urabizi. Icyo ubona gikwiriye aba aricyo tumuzamo mu izina rya Yesu. Amen. Mwiriwe neza, mwiriwe neza. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbahaye n'intashyo aho nagenze hose mu matorero, bagiye batubwira ngo tuzasuhuze bene data. Namwe rero murimo muri bene data, mwakira izo ntashyo za bene so. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abaheburayo
abaheburayo ni rumwe mu nzandiko dufite, umwanditsi warwo wenda ntanavugwa cyane, ariko icyo tugomba gushimira Imana nuko dufite nyine uru rwandiko, kuko Imana yashimye ko amagambo arurimo nayo ari mu bishobora gutunga itorero kugira ngo tuzagere iyo tujya. Ibice 10, abaheburayo ibice 10, turasoma tugenda dusimbuka. Umurongo wa 37 uravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ni Imana nyine ivuga ngo umukiranutsi nasubira inyuma ntabwo umutima wayo uzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Hepfo mu 11 haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Igice cya 12 11:39 turageza hepfo gatoya. Haravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirutaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Umurongo wa 1 n'uwa 2 uravuga ngo 12 uravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha twizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegeka twihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, ari ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Dusomye amagambo menshi cyane pe, ariko niyo tutayavugaho gusa tugasoma, hari imbaraga ubundi ziba mu byanditswe byera. Bibiri iravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Ntabwo rero rigira imbaraga kuko twaribwirije gusa, ahubwo rinagira imbaraga iyo turisomye. Yesu nashimwe. Turavugana gatoya gusa ku bintu bigendanye no kwizera. Haleluya. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha ibyiyi. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Haleluya. Kwizera. Iriya mirongo twasomye mu gice cya 10 yavuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, ngo kandi uzaza ntazatinda, ariko iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Akantu nakunze cyane muri uwo murongo nawe kavuga ngo azabaho. Iyo bavuze ngo azabeshwaho, ikintu cya mbere nuko umukiranutsi azabanza akabaho, noneho bakerekana ikizamubeshaho ngo azabeshwaho no kwizera. Ariko icya mbere nuko azabaho. Haleluya. Ntabwo azapfa, ahubwo azagira gute?
umuntu wizera azabaho, ngo ariko azabeshwaho no kwizera. ni ukuvuga ngo ibintu bitunga umukiranutsi birenze ibigaragara. Haleluya. Ikintu cya mbere ngo gitunga umukiranutsi gituma abaho, abeshwaho nuko yizeye. Haleluya. Haleluya. Azabeshwaho no kwizera. Hepfo bavuze ngo nyamara nasubira inyuma ntabwo umutima w'Imana uzamwishimira. Nasubira inyuma nyine akareka kwizera ntabwo umutima w'Imana uzamwishimira. Ariko uriya mwanditsi namukunze cyane, aravuga ngo ariko twebweho. Haleluya. Urumva ni ijambo riri mu bwinshi. Ariko twebweho. Cyangwa bavuga ngo ariko njyeweho. Ariko noneho yadushizemo twese, aravuga ngo ariko twebweho. Ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Aravuga ngo ahubwo dufite kwizera gukomeza. Haleluya. Ntabwo tugomba kugira kwizera gusubira inyuma, ahubwo dufite kwizera gukomeza. Haleluya. Gukomeza, gukomeza kuri continuous, kugenda gukomeza, apana kugenda gusubirayo. Haleluya. Dufite kwizera gukomeza. Haleluya. Ntabwo dufite kwizera gusubira inyuma, ahubwo dufite kwizera gukomeza. Aravuga ngo ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Nuvuga ko urwego nzakizaho ubugingo bwanjye rungana n'urwego nizeraho. Mwanze kubyumva? Urwego uzakizaho ubugingo bwawe rungana n'urwego wizeraho. Nuvuga ngo nusubira inyuma ukareka kwizera ntabwo uzakiza ubugingo bwawe. Ariko nukomeza imbere ugakomeza ukizera uzakiza ubugingo bwawe. Aravuga ngo ntabwo dufite rero gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Twasomye mu gice cya 11 yavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose. Urumva ko akantu karimo keza, kwizera ntabwo ari ubujiji. Kwizera ni ukumenya. Nuvuga ngo iyo umuntu yizeye ababaye umuntu wamenye. Nanone iyo umuntu atizeye abahindutse umuntu udafite ikintu azi. Paul yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu ngo kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Aba ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, aba ngo ariko ibyo narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Birasobanuye ngo iyo umuntu atarizera aba akiri mu bujiji. Kabone niyo aba ari umuntu mubona ufite ibintu byinshi, ufite siyanse nyinshi cyane, uzi gusobanura ibintu, ariko mu rwego rwo kwizera, mu rwego rw'umwuka, umuntu utizera, iyo Imana irimo ibarura abantu b'injiji batafite ikintu bazi, ashobora kujya hasi nawe aho ngaho cyangwa akajya hejuru agatangira. Nyine Imana ifite urutonde rw'abantu b'injiji. Imana urwo rutonde ni Imana irufite. Irarufite rw'abantu b'injiji, rero irimo izibarura ngo n'umuntu utarizera nawe ajyaho. Kavuga ati nubwo uzi ibintu byinshi, ushaka gusobanurira ibintu bya ekonomi y'igihugu runaka, ukabisobanura neza, ugatuma banki yunguka, ukaba wajya mu buhinzi ukavuga ibintu, ariko iyo ibonye atarizera iravuga ngo nawe uri mu njiji, mu bantu badafite icyo bazi nawe urimo. Kuko biravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
ubwo ibyo waba uzi byose iyo utarava mu byaha utarizera uba ukiri ku rutonde rw'abantu Imana ibona badafite ikintu bazi, hatitawe ku gihugu uvukamo, hatitawe ku mugabane wawe uwo waba uriho wose. Iyo utarizera Imana ikubona mu bantu b'injiji badafite icyo bazi bakwiye kugirirwa ubuntu. Ni Imana ariko ni Imana, ntabwo ari shemu. Narafiki ntabyo yamenya, nanjye sinabimenya, ariko abantu batarizera iyi Imana ni imibarurwa rutonde iravuga iti uyu ni uwa mbere mu njiji zidafite icyo zizi. Nyama Paul yavuze, urumva Paul yari umuntu tugiye ku by'ubwenge no muri kavukire tukinjiramo yakwemerwa cyane, ariko aravuga ngo ibintu byose nakoze narizera, nari nyirinjiji nubwo nari mfite dogitorandi, umuntu ukoze mu mategeko, mfite ubwenegihugu bwiza bw'Abaroma n'ubw'Abaheburayo, ariko aravuga ngo nabikoze nkiri mu bujiji ntarizera. Ariko avuga ngo narababariwe, maze kwizera narababariwe. Haleluya. Noneho rero biravuze ngo kwizera ni ubumenyi umuntu amenya ku Mana, kandi ubwo bumenyi buzanwa n'ikindi kintu gikomeye, buzanwa no guhishurirwa. Haleluya. Nuvuga ngo hari impamvu yo mfite nk'umanyandiko zibabwira, hari impamvu zituma twizera, impamvu zituma tugira gute, zituma twizera. Nuvuga ngo hari ubwo, ariko tuvuze impamvu zituma twizera dushobora no kwerekana izindi zituma abantu batizera, ariko izo nshaka ko tuvuga ni impamvu zituma nizera, impamvu zituma Shemu yizera, Rafiki yizera, Fabrice yizera. Abo nibo nzi, ni nabo bajya bamvugisha. Ubwo ni nakuvuga nturakare. Ariko hari impamvu zituma twizera Imana. Zimwe muri zo twizera Imana, murangurikiye, iyo turebye ibintu Imana yaremye bituma twizera. Iyo turebye ukuntu imisozi ibaho, hakabaho imiremire cyane, imigufi cyane, biriya bintu. Hari umuntu umwe wa kera w'Umufaransa yari umwanditsi w'ibitabo. Urabona hari ibintu by'imigabane bigisha muri siyansi. Urangurikiye, ubu ngubu isi ifite imigabane ingahe? Bavuga 5 cyangwa 6, sibyo? Ariko noneho hari ibindi bintu byo hejuru byitwa imibumbe, ibi twiga muri siyansi. Uyu nguyu bavuga dutuyeho n'uwa kangahe? N'uwa 3. Ubwo numva hasi hari iyindi tutazi. Baba turi kwa kangahe? Turi ku mubumbe wa 3. Hejuru hari iyindi ngahe? 6, kuko bavuga 9. Noneho uwo mwanditsi aravuga ngo arebye ukuntu izuba rirasa rikaza kurenga, nta muntu burya wasenga ngo izuba rize kurenga, nta n'uwasenga ngo rirase. Arebye ukuntu bavuga ko izuba rizenguruka iki? Rizenguruka isi. Galileo niwe wabivumbuye. Noneho uwo mwanditsi aravuga ngo urebye ukuntu ibyo izuba rizenguruka isi ntibikore sirikwe, ntibigongane. Aravuga ati birerekana ko hari ikindi kintu kiri hejuru y'ibyo bintu kibikontorora. Aravuga ngo rero impamvu rero twizera Imana ni uko ibintu byabayeho tudahari, nta ruhare twabigizemo. Imvura ikagwa cyangwa ntigwe, izuba rikava rikagira igihe rirengera, noneho bakavuga ati ibyo bishobora kwikora. Ariko hari ikintu kimwe cyabananiye. Mujijideo n'umwarimu dufite Nyarugenge yarutse kukivuga, nanjye numva ndakangutse. Yaravuze ngo ni uburyo habaho ikigore n'ikigabo.
hakabaho umugore hakabaho n'umugabo. None ibyo bintu bikaba no ku nzoka, bikaba ku nyamaswa nto nini n'iminyorogoto, no noneho no ku bintu. Voka burya nayo habaho ingore n'ingabo, inturusu habaho ingore n'ingabo. Bakavuga ngo ibyo byo birenze ubwenge bwacu. Hejuru yabyo hari ikintu kikontorora ibyo bintu, cyakiza umurongo w'ibyo bintu, noneho tugahita twemeza ngo ni Imana. Iyo rero iba impamvu ya mbere yo kwizera. Hari urebye uko inyanja zibaho, inizuzure, imvura ikagwa amezi 3, imvura ntiyuzuze inyanja, imigezi igahora igenda ntizagere ibwo yuzuza inyanja. Bakavuga ngo ayino hari ikindi cy'ikinyembaraga cy'ikinyabubasha gikontorora ibi bintu. Ntago byabayeho gusa, ntago byabaye kubw'impanuka. Iyo rero iba impamvu yo kwizera Imana. Aho ngaho naho twizera Imana gusa, nta kintu yadukoreye hagendewe ku byo yakoze tudahari. Ibi impamvu ituma nizera Imana. Nta n'uwakubwirije, ibyo nibyo wiga, nta mubwiriza waje, nta Bibiliya basomye, wareba uko ibintu biriho, uko ibintu bigenda, uko umuntu avuka, uko apfa. Ntitugire akantu twaho umuntu ngo tumubuze gupfa. Mubuzi ko maze iminsi ntekereza ko nzapfa. Theo yarapfuye, ndavuga nanjye nzapfa pe. Imana itihanganiye Theo, umunyamishinga ikomeye nk'iyi, umuntu se w'imfubyi n'abanyamarira, ubu ningiza nanjye ndavuga nzapfa. Numva ngize ubwoba, nanjye nzapfa we. None urebye uko umuntu avuka akabaho, nazagira ahantu runaka agarukira hatari mu rupfu. Ibyo byerekana ko hari umugenga wa byose. Iyo ni impamvu rero ya mbere ituma twizera Imana. Ariko ikindi gituma twizera Imana cya kabiri, twizera Imana, murankurikiye neza, kuko niyo yonyine ishobora byose. Kabone na Rafiki ashobora biki, ariko Imana niyo yonyine ishobora byose. Niyo yonyine ishobora byose, niyo ifite kudapfa. Harakarimo turimo ngo imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze. Niyo yonyine ifite kudahinduka, niyo yonyine ifite kudacuya, ifite kudapfa, niyo yonyine ishobora byose. Hagiye abagabo bakomeye b'abanyembaraga, ariko ntibashobore byose. Iyo rero impamvu ituma twizera Imana. Iya gatatu ituma twizera Imana, murankurikiye neza, kubera ko Imana kuva Imana yihishuye, ibaye Imana imenywa, murankurikiye neza, yabaye iyo kwizerwa ku bantu bayizeye. Mwanze kubyumva? Kuva Imana yihishuye, yo yabaye iyo kwizerwa ku bayizeye. Nta muntu n'umwe wizeye Imana ngo apfe yicuza ko yizeye Imana. Abantu bose bizeye Imana, Imana yababereye imfura, ibabera inyangamugayo, ibabera nziza. Nta muntu n'umwe wigeze apfa yicuza ko yizeye Imana. Abayizeye bose yagiye ibabera Imana y'inyangamugayo, ikababera Imana nziza. Nta muntu n'umwe wigeze apfa avuga ko yicuza ko yizeye Imana. Kuva Imana yihishuye ikizerwa mu bantu, yabaye iyo kwizerwa mu bantu bose bayizeye.
kabone na Lazaro wa wundi wabaga ku irembo rya Nyamutunzi, burya nawe yapfuye yizeye ko anejejwe nuko yizeye Imana. Nta muntu n'umwe wigeze apfa arogereta ko yizeye Imana. Imana kuva yihishuye yabaye yo kwizerwa. Haleluya. Muzi ikintu cyantangaje muri ibyo, nabo ubu ngubu mfite imyanzuro ikomeye cyane mudashaka no kumvuguruza. Navuze ko ngomba kuzajya mu ijuru. Mushakumbaza Sipiri, imyaka umaze yose ubwiriza ucishijwe wizeye Yesu, nibwo amenye kugomba impamvu namenye ko ngomba kujya mu ijuru. Ntugomba no kubimbuza, nta n'ikintu gihomba kubimbuza. Muzi impamvu nabonye ukuntu nagiye mu ijuru naba mpombye kenshi. Nabonye ukuntu hari umudamu ngo wari umuntu w'indaya uzwi muri karitsiye, yari indaya izwi, igihugu nacyo kimuzi ko ari indaya. Ntago muramumenya se? Noneho ngo uwo mudamu ngo mu gihe Yesu yoherezaga abantu gutata igihugu, ngo baragenda batasi bagezeyo ngo arizera arabacumbikira. Ngo Imana avuga Rahabu, wowe uzajya mu ijuru urizeye, baranakwandika mu bantu bizeye. Ashirwa kuri rutonde rwo muri 11 mu Baheburayo. Uwo mudamu natangaye ashirwa ku rutonde ngo rw'abantu bizeye, bana baye intwari zo kwizera. Ngo nabaroro modo n'abantu dushobora kwigiraho kwizera. None ndavuga se ubungubu Rahabu aramutse agiye mu ijuru, singe mu ijuru, gute se wumva rafiki ko bajya bitanabangamye usigaye Rahabu akajya mu ijuru? Umuntu wari umupagani uzwi, gute uwo muntu yahamywa? N'umudugudu wari umuzi ko ari umupagani uzwi, Rahabu akajya mu ijuru, shemu ntajye, byaba bitangaje. Nabonye rero ko ngomba kuzajya mu ijuru, nta n'ikintu gihomba kumuza kujya mu ijuru. Niba Rahabu yarizeye agahamywa, nanjye ngomba kwizera Imana ikampana. Haleluya. Nuko Imana kuva yizewe yihishuwe yabaye yo kwizerwa. Ariko indi mpamvu ituma twizera Imana binyuze mu byanditswe byera. Yesu nashimwe. Binyuze mu byanditswe byera. Ngo umuntu wese basomera Bibiliya, basomera ibyanditswe byera, nta mahitamo ufite yo kutizera. Kuko iki natangaye, kwizera ntago bisaba umwanya munini. Ntago kwizera bisaba umwanya munini. Uyu mwanya tuvugiye aha, umuntu yaba yamaze kwizera yanizeye byaciyemo. Nahoze nsoma umuntu ngo yari yifiriye muri Ethiopia, ngo ajya mu masengesho i Yerusalemu. Ngo agezeyo arasenga, aho ngo mu bintu ngo bamaze gusenga atashye, ngo aravuga ngo mu bintu ndagura umuzingo. Ngo yigurira umuzingo arawutahana. Yari umukire uriya muntu. Umuntu wajyaga mu masengesho akava muri Afrika akajya Yerusalemu kuri Aziya, kuri Aziya, akajya muri Aziya gusenga. Urumva umuntu atara umuntu ukomeye. Ariko icyo cyerekana ko n'abakire bagomba gukizwa. Gute se wavuga kutakizwa uyo nkone uwo yirusha ubukire? Ho usengera no mu Rwanda n'urajya no muri Israeli. Ngo aragenda yigera Yerusalemu gusenga. Ngo amaze gusenga yigurira umuzingo. Ngo ari mata rero ari mu igare rye, ngo agasoma umuzingo wa Yesaya. Yasomaga cya gice cya 53. Ngo agasoma ngo nkuko intama icecekera imbere y'uyikemura, ngo niko atabumbuye akanwa ke, ngo kandi ngo yari ameze ngo nk'umunyamibabaro, ngo amenyereye intimba, ngo abantu bose
bamuzungurizaga umutwe ngo bakamwima amaso ngo ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa, inkone ngo igasoma ibyo bintu bikayinanira. Buriya Imana ni igitangaza, ngibona ingone ibintu isoma ni ibyumva. Filipo ngo yari ari mu rugo iwe, ngo yumva umwuka aramubwiye ngo irukanka ujye muri iriya nzira iva i Yerusalemu, harimo umuntu uri gusoma ibintu atumva, genda umumbarize ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Filipo ngo arihuta ajya muri iyo nzira, ngo asangamo iyo nkone, noneho ngo arayitangira, ngo aramubaza ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Undi ngo aramubwira ngo nabyumva gute ntabonye ubinsobanurira, mbwira ibindi mo nsoma. Ibi ngibi umuhanuzi yabyivuzeho, yabivugaga nibyo yahanuye ku wundi muntu. Bibiliya avuga ngo Filipo ahita yurira iryo gare ngo agendana n'iyo nkone, ngo akajya agenda ayisobanurira ibyanditswe. Twizera Imana binyuze mu byanditswe, ngo arayisobanurira bisoreza ko iyo nkone ibyo yasomaga n'ibyumve ko Yesu yabihanuye kuri Yesu. Ngo ikintu cyanangaje ngo iyo nkone irizera, murankurikiye, imaze kwizera irabatizwa, imaze kubatizwa igaruka iwabo muri Etiyopiya yabatijwe. Mu mateka y'itorero Histoire de l'Église iyo barimo bayisobanura bavuga ngo iriya nkone iri mu bamisiyoneri bazanye ubutumwa muri Afurika, kubera ko yizeye binyuze mu byanditswe byera. Rero twizera Imana binyuze mu byanditswe byera. Haleluya. Indi mpamvu ituma twizera Imana binyuze mu bitangaza Imana yadukoreye. Hey, binyuze mu bitangaza Imana yadukoreye. Imirimo Imana yagukoreye, ibintu Imana yagukozeho, ibintu Imana yakoze mu muryango wawe, yakoze mu bana bawe, ibintu Imana yakoze mu bugingo bwawe, birahagije ngo wizere Imana. Yesu nashimwe. Izo rero ziba impamvu muzikomeye cyane zituma twizera Imana. Kugira ngo dusoreze hariya, hari ibindi bintu bike nshaka kubabwira. Haleluya. Nahoze nibaza, hariya twasomye ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba. Baravuga ngo icyatumye abakera bahamywa neza. Hari indi version nasomye ndavuga ngo icyatumye abakera bemerwa n'Imana. Indi navuga ngo icyatumye abakera bashimwa n'Imana. Ubwo mwahitamo iyihe? Ari ukwemerwa neza, ari no gushimwa n'Imana, no kwemerwa n'Imana. Munumva mwabyaniye icyatumye ngo abakera Imana ibemera. Haleluya. Icyatumye ngo abakera baba abantu Imana ishima, baba abantu Imana ihamya. Hari indi mirongo yiyenza cyane nasomye nsanga ngo bizeye Imana, ngo bahamya Imana, ngo Imana irabashima, ngo Imana ngo ntigikorwa n'isoni. Icyo kintu cyanangaje kuri ngo ngo bizeye Imana, ngo Imana ikagira ngo aba ni abahungu banjye, aba ni abakobwa banjye, aba ni abantu banjye, ngo ikabahamya. Navuze Mana, ubu koko wamaye kukwizera ku rwego wajya umpamya. Ngo Imana ngo ntigikorwa n'isoni zo kwitwa iki Imana yabo. Ariko ngo nta yindi formule bakoze yatunanira, ngo nuko bizeye Imana. Haleluya. Ngo bizeye Imana. Noneho ngo uko kuntu Imana yabahamije, ngo bizeraga Imana, murankurikiye neza, ngo baravuze ngo hari mirongo ibiri ikomeye cyane, uwa kabiri n'uwa gatatu 11 haravuga ngo bizeye Imana, ngo bayizerera mu bintu bitagaragara. Haleluya. Bizereye Imana mu bintu bitaboneka. Ngo kuko Bibiliya yavuze ngo
ngo kuko ibiboneka ngo byare ngo kwizera ngo kuduhamiriza yuko ibiboneka byaremwe mu bitagaragara. Noneho mwumve, nibi ibiboneka ibitagaragara ibigaragara byaremwe n'ibitagaragara, ibinini nibi mwizera ibihe? Mwizera ibihe? Mukunda kwizerera mu bigaragara, ariko ubundi ngo ibigaragara ni ibinyantege nkeya kuko ngo byabyawe n'ibitagaragara. Imana yavuga ngo habeho umusozi ukabaho, habeho inyanja zikabaho, habeho isi ikabaho. Ngo ibyo byose byavuye mu ijambo ngo ryitwa bara, ngo ni ukwema kw'Imana nta kihereye ku busa. Ngo aravugaga ngo habeho 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 habeho, ngo ibyifuze bikabaho. Noneho rero ngo nicyo cyatumye ngo bizeraga Imana bayizereye mu bintu bitagaragara, ngo Imana ikajya ivuga ngo aba ni abantu banjye, ngo irabahamya irabemera, ngo bashimwa n'Imana. Yesu nashimwe. Umurongo wa 39 mu gice cya 11 uravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa, nubwo bamaze kwemerwa, nubwo bamaze gushimwa n'Imana, ngo ntabwo barahabwa ibyasezeranijwe, ngo kuko Imana yatugambiriyeho ikiruta ibindi kuba cyiza, ngo kugira ngo badatunganwa tutari kumwe. Haleluya. Nuvuga ngo hari abantu badutegereje, kandi ngo nubwo bamaze kwizera Imana ikabashima ikabemera ko bayizeye, ngo Imana yavuze ngo nta kintu nzabagororera, nta kintu nzabaha kino keretse barya nabo baje. Biratangaje ukuntu Aburahamu sokuruza kwizera nta kintu Imana iramuha, ngo aracyategereje ko Shema agerayo, ategereje na Sipiriye ko ngerayo. Haleluya. Biratangaje ko Rahabu nta kintu Imana iramumariya, ngo aracyarindiriye ko Rafiki nawe azagerayo. Byantangaje. Biratangaje ko Mose ukuntu yahuye Abisirayeli bakamuvuna, biratangaje ko nta kintu Imana iramuha, ngo arindiriye ko na Fabrice agerayo. Biravuze ngo nubwo bamaze guhamywa neza, nubwo bamaze gushimwa n'Imana kubwo kwizera kwabo, ngo ntabwo Imana irabaha ibyasezeranijwe, ngo baracyategereje abantu bazava Gikondo, abantu bazava Kigali, abantu bazava mu Rwanda, ngo kugira ngo natwe tugereyo, ngo badatunganywa tutari kumwe. Bibiliya yavuze mu gice cya 12 yavuze ngo nuko muzirikane uwo. Haleluya. Uwo ni Yesu bari kuvuga rero, ngo muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, ngo kugira ngo mudacogora mukareka kwizera, ngo dutumbire Yesu we wenyine, we banze ryo kwizera, we rufatiro rwo kwizera, ngo kandi ari ugusoza rwose, ngo yihanganiye umusaraba, ngo kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ngo niyita ku isoni zabo, ngo yicara iburyo bw'Imana. Ngo tuzirikane uwo. Yesu nashimwe. Kugira ngo nsoze, hari ibintu bike nshaka kubabwira rero. Hari nibajije ibibazo bikomeye cyane. Nibajije ngo iyo umuntu atizera, murankurikiye, iyo umuntu atizera Imana imubona gute? Uziko muri bitangaza burya kafashe. Ariko icyo nashaka kubabwira, hari ibintu byinshi cyane nawoze ndeba nsanga ngo kwizera ngo ni umurimo w'Imana. Mushaka kuba muzi yuko ndiyo naje kubabwiriza aribwo mba nakoze umurimo w'Imana. Muzi ko iyo mwaje gusenga muba mwakoze umurimo w'Imana.
muzi ko rafikiye yawe amasengesho aba yakoze umurimo w'Imana. Muzi ko Shemu ubwo yabaye umwarimu aribwo yabaye umukozi w'Imana. Sanga ngo umurimo w'Imana wa mbere ngo nuko twizera. Yesu yarimo abisobanurira abayuda arababwira ngo umurimo w'Imana n'uyu nuko mwizera uwo yatumye. Ngo iyo umuntu rero yanze kwizera aba yaramaze kwica umurimo w'Imana. Ubwo ntimucyumvishe cyo. Iyo umuntu yanze kwizera aba yarishe umurimo w'Imana. Nanone kwizera ikindi kintu nabonye nuko kwizera niko konyine kudukuramo imitekerereze y'isi kukatuzanira imitekerereze yo mu ijuru. Haleluya. Kwizera kudukuramo imitekerereze y'isi, imitekerereze y'ibigaragara, imitekerereze y'ibiboneka. Kwizera kukatuzanira indi mitekerereze itandukanye n'iy'abandi. Uyu muntu ari kureba he? Ndamugarurira hehe? Hari abantu mubonye mwe ntago mwahabonye. Yari mareba iriya. Ubundi hano haba mudutsi twumva ijambo ry'Imana. Buriya ntabwo ijambo ry'Imana ryumvwa n'amatwi, ryumvwa n'amaso. Hano harimo udutsi turijyana tukarihereza amatwi, amatwi akarihereza ugutwi, ugutwi kukarihereza ubwonko, icyumba kibika. Noneho rero ntubatumye ngiri jambo nta kajara rikuraye. Ariko kwizera kudukuramo imitekerereze y'isi kugatuzanira indi mitekerereze yo mu ijuru itandukanye n'iy'isi. Siko nari mbabwiye Mose yatumye abantu 10 gutata igihugu, 12 baragenda. Kandi ikintu cyantangaje Shemu ngo yagiye atora muri muryango agakuramo umuntu ukomeye. Ntabwo yagiye atora umuntu. Murebe muri urusengero batoyemo abantu 3, hakenewemo abantu 3, bashiraho ibintu biragenderwaho kugira ngo abo bantu tubamenye. Bajavuga ati uwo muntu arabari inyangamugayo. Ubwo bagiye kureba inyangamugayo hari abahita batakara. Araba yarize amashuri nibura afite masters. Ubwo urumva ready hari abamaze gutakara. Bakavuga bati wenda araba ari umuntu utuye kwirebero. Urumva hari ahantu benshi bahise batakara. None icyo nashaka kubabwira Mose ngo agenda atora buri muryango akuramo umuntu ukomeye agutoranyiriza abagabo 10 n'abangahe n'ababiri. Ariko hagendamo 10 rifite imitekerereze y'isi, rifite imitekerereze y'ibigaragara, rifite imitekerereze y'akavuyo n'akajagari. Ngo 10 riragenda rigezeyo ngo ryitegereza Abanaki, ngo ryitegereza abagabo bari muri icyo gihugu banini barebare b'abanyembaraga. Ariko ngo hagendamo abandi bagabo bafite imitekerereze yo mu ijuru. Haleluya. Badafite imitekerereze y'ibigaragara, bafite imitekerereze y'ibitagaragara. Ngo abo bagabo baje bagarutse kubwira Mose amakuru yaho yabatumye. Ikintu cyananga 10 ngo nibo babanje kuvuga. 10 baravuga we. Ikintu kitangaje 10 bagiye kuvuga, bagiye gusoza kuvuga, iteraniro ryose ryamaze ngo kurira, ryamaze kuvuza induru, bavuga ngo ikintu cyadukura hangaha nuko twakwisubirira mu Egiputa cyangwa nuko twabona imva tujyamo aka kanya. Ariko ngo Kalebu na Yosuwa, haleluya, bari abagabo Imana yujuje kwizera. Kwizera kuragenda kubakuramo imitekerereze y'ibigaragara, basigara batekereza imitekerereze yo mu ijuru. Ngo bafata Abanaki banini babonye, ubundi 10 bafasha Abanaki babapima ku mbaraga zabo. Ariko Kalebu na Yosuwa babapima ku mbaraga z'Imana. Ubundi umunyakwizera ntabwo yipima ku bimurusha imbaraga, abipima ku mbaraga z'Imana. Nufata ibibazo ukajya ubyipimaho nta hantu uzagera. Iyo ni imitekerereze
imitekerereze isanzwe. Kwizera rero bidusaba ko tugira imitekerereze idasanzwe. Ngo 10 byamaze kuvuga, 2 nabo baravuga, ariko baravuga ngo niba Uwiteka atwishimira tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, ariko twebwe Uwiteka Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Ngo nta Imana irimo ibahamya, iravuga ngo mu bantu bansuzuguye nta n'umwe uzagera muri icyo gihugu keretse Kalebu, keretse na Yosuwa, kuko bari bafite undi mutima. Uwo mutima rero ngo ni umutima wizera Imana. Haleluya. Kwizera kudukuramo imitekerereze isanzwe kukaduha imitekerereze idasanzwe. Nanone kwizera ni umuti w'amarira no kuganya. Murankurikiye? Kwizera ni wo muti wenyine w'amarira no kuganya. Yesu yabwiye abigishwa bavuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbababwiye ko mba mbibabwiye, ariko ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana. Ariko rero ngo ntimuhagarike umutima, mwizere Imana nanjye munyizere. Nanone kwizera ni urufunguzo Imana ikoreramo ibitangaza. Haleluya. Ni urufunguzo rukomeye Imana ikoreramo ibitangaza. Mariya na Marita bari abana b'imfubyi, noneho baza kugira ikibazo, babanza kugira umugisha. Yesu akajya ajyayo, arabamenya, arabakunda, ngo akajya ajyayo, ngo akanaryayo. Ariko Mariya na Marita bakagira musaza wabo witwa Lazaro, ngo baba Yesu yagerayo, bashiki be ba Lazaro barimo bateka, ngo Yesu akaba arimo aganira na Lazaro ikiganiro cyihariye. Mariya na Marita ngo baza kumenya ko Yesu ari friend nande, ari inshuti na Lazaro. Ikintu cyaje kuba, baje kwisanga musaza wabo arwaye, araremba. Abo ngo baravuga ngo mu bintu turakora turatuma ku nshuti, ngo niba baratumye nde, bavuga genda ubwire Yesu ngo ukunda ararwaye. Iyo nkuru ngirage uwo muntu aragenda agera kuri Yesu, baranavugana, ngo aramubwira ngo ukunda agize gute, ararwaye. Mwumvira ari ikintu gitangaje. Yesu ntiyahita asiga ibyo yari arimo cyane ngo ahite yihuta ajye kwa Mariya na Marita abakirize musaza wabo. Kandi urumva iyo umuntu arwaye ntabwo uhita utuma ku bantu, ubanza kubwira umuntu uti nyohereza amafaranga wenda ngura imiti. Buriya babanje gukora ibintu byinshi cyane, bagiye gutuma kuri Yesu babona ibintu bimeze nabi, bavuga ati wenda azaza namusengere, cyangwa azaza mukize, cyangwa azaza anapfa hari nk'umuntu w'inshuti. Ikintu gitangaje, Yesu ngo ntiyajyayo, ngo asibira iminsi 4. Noneho ngo asibiye iminsi 4, muri iyo minsi 4 Lazaro aba arapfuye, baba baranashinguye. Kuko abayuda bari bafite umuhango nk'uriya w'Abasilamu, iyo wapfaga bahitaga bagushingura. Kereka upfuye mu ijoro bakagushingura mu gitondo, ariko upfuye nimugoroba bahitaga bagushingura. Ikintu rero gitangaje, Yesu ngo yamaze iminsi yose 4 ataragerayo. Ariko ngo aho agereyeyo ngo asanga barimo barira, barimo baganya, bahagaritse imitima cyane, ngo n'abantu babwira Mariya na Marita bati rwose pole. Aho ngo Yesu agezeyo, ngo bamuryanirana inzara batize yabuze kuza kirembye, none acunze umwana yahuhutse, twaranashinguye. Ariko ngo Yesu yabanje kuvugana nande, yabanje kuvugana na Mariya. Baramubwira ati rero Mariya, ni wizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Urumva munyumvire namwe ikintu gitangaje, ibaze kuba wapfushije Yesu agikeneye kumwizera. Uziko nta mpamvu nimwe
wakwereka Yesu yatuma utizera. Niyo waba wapfushije nta kindi kintu Imana igusaba umutima uyizeye. Ufite ibyo wabuze kera cyangwa ibyo watakaje kera, umutima wa Yesu urabwira ngo nyizera. Barabwira ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Mariya ngo aramubwira ati yewe niyuza kirembye. Yesu ngo aravuga ati se mwamushinguye he? Ngo aragenda abereka aho bamushinguye. Ariko Mariya aramubwira ati ariko rero wikwigukuraho igitare aranuka byararangiye. Yesu ngo amusubiriramo iryo jambo ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Icyo nashaka kubabwira nuko Imana igikenera ko tuyizera uko ibintu byaba bimeze kose, uko agahinda kaba kameze kose, uko amarira yaba ameze kose, uko ibibazo byaba bimeze kose, Imana nta kindi gukeneyeho, ikeneye ko uyizera. Akanyuma rero nsorezaho nuko hari akaga gakomeye ko kutizera. Akaga gakomeye ko kutizera nuko umuntu utizera arambira Yesu. Murabyumvishe se? Iyo utizera ugera ku rwego urambira Yesu. Yesu nahoze ndeba abantu yavuze ngo yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Umuntu utizera arambira Yesu, ntabwo Yesu yifuza kubana n'uyu muntu. Niyo mpamvu ugomba gukomeza ukizera. Nanone akandi kaga gakomeye ko kutizera nuko iyo utizera, murankurikiye neza, Imana ihindura gahunda mwari mufitanye. Iyo utizeye Imana ihindura gahunda wowe nayo mwari mufitanye. Abisirayeli bavuye mu Egiputa, gahunda yabo ni Imana ko ari kuzabageza i Kanani. Ntago mubizi? Ni nabyo bavuganye. Imana bwenda bahagurukije ndabajyanye kandi nzabageza mu gihugu. Ayo magambo babwira bageze ku nyanja, Imana icamo inyanja kabiri ibereka ko bari kumwe mu butayu bahamanu. Ayo makuru murayibutse. Igenda ibakorera imirimo ikomeye cyane n'ibitangaza ibereka ko iri kumwe nabo. Noneho ngo ikintu cyaje gutangaza Imana, ngo abo bantu bagiye bayivovotera, ngo bakayivovotera, ngo bakayitotombera, ngo bakagenda bayirusha cyane. Ngo Imana ibwira Mose waretse nkica aba bantu nkaguhinduramo umuntu umwe, ko abantu ari ubwoko butagonda ijosi, nzabana nabo ngese ryari? Ko mbona nzabatsinda mu nzira. Mose yinginga Imana. Ariko uko bakomeje kugenda batagonda izosi bagoye, Imana mu bintu Imana yababwiye ngo muzageze kutanyizezwa n'ibitangaza n'imenyetso nabakoreye mu rugendo rwose rurangiye. Imana ihindura gahunda, iravuga ngo muri mwese nta n'umwe uzagera mu gihugu keretse Kalebu na Yosuwa n'abana banyu batoya, nibo nzajyana mbereka igihugu mwanze, ariko mwebwe muzashirira mu nzira. Hagezeyo Kalebu na Yosuwa n'abana bavukiye mu butayu. Iyo rero icyo nabwira, iyo utizeye Imana ihindura gahunda mwari mufitanye. Ndabinginze mwizere Imana, ndabinginze mwizere Imana, ndabahendahenze mwizere Imana. Nimutizeye Imana izahindura gahunda mwari mufitanye. Kandi ntabwo azaba ari ikibazo cy'Imana, azaba ari ikibazo cyawe. Nanone iyo utizeye Imana, Imana iraguhanyura. Ntabwo mubyumvishe? Iyo utizeye Imana urahanyurwa. Mu magambo Yesu yavuze, yaravuze ngo mfite izindi ntama zitari zo muri uru rugo, murabyibutse, nkwiye kuzizana nazo zikaba izo muri uru rugo. Ayo magambo murayibutse, Yohana igice cya 10. Noneho abo izo ntama Yesu yavugaga bari abanyamahanga, ubwo ni twebwe. Noneho
yamuhamagariye kubwiriza abanyamahanga ngo yabanje kugirira agahinda bene wabo, ngo agira agahinda kw'Abisirayeli ngo kuko batizeye ngo bakanangirwa imitima. Arabaririra. Iyo bigeze mu gice cya 11 cy'urwandiko rw'Abaroma, ngo ayo marira nako gahinda biba byinshi cyane. Noneho nibwo Imana ivugana nawe imubwira iby'Abisirayeli, ikamubwira ngo rero wowe wibabazwa n'Abisirayeli n'ubwoko butaciwe, ariko narabahanyuye kubera ko batizeye, hanyuma ntera abanyamahanga. Paul rero akabwiriza abanyamahanga akabwira ngo ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire yameze kurerayo, ikayahanyura kubera ko batizeye, wowe nawe utinye, kuko kutizera kwarabahanyuye, ariko kwizera kugira gute kuragutera. Mvuze bwe ibintu byinshi. Iyo rero utizeye, murankurikiye neza, urahanyurwa, Imana igukuraho igateraho abandi. Niyo mpamvu mu bintu mugomba kwitondera abanyamahanga, murankurikiye neza, mugomba kunamba kukwizera. Kubera yuko nitutizera, harimo akantu Paul yavuze ngo Imana ngo umwarushyitse ngo abanyamahanga ngo niwuzura, ngo agakiza kazava mu banyamahanga ngo gasubire muri Isiraheli. Iyo ugiye kuba hari ubwo ujya gusoma ukajya ukumva urazimiye, ugatekereza ati se iyo mibare ni ibihumbi ni amamiliyoni, ese harabura iki? Ariko ibyo ni ubwiru bw'Imana bukomeye. Ariko dusipoze ko umubare w'abanyamahanga wabona habura umwe, wabona habura babiri, ariko bakavuga ngo utinye kugira ngo kutizera nawe kutagukuraho, kuko nkuko Imana yakuyeho Abisirayeli. Imana iduhe kuyizera, Imana iduhe kuyizera, Imana iduhe kuyizera. Mwaguruke dusenge. Mu bintu ngiye kugusabira, ngiye gusabira Imana iguhe kuyizera, nyamara Imana iguhe kuyizera. Yo rero akantu nakunze cyane, iyo ngo umuntu yizeye, murankurikiye neza ko mudahaguruka, nimudahaguruka ndakomeza mbwiriza. Iyo ngo umuntu yizeye ahinduka umunyamahirwe. Haleluya. Iyo umuntu yizeye ahinduka umunyamahirwe. Yeremiya Imana yabwiye ngo hanurira Abisirayeli, bwarabahanurira. Uko niko Uwiteka Imana yanyivuga, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo gishorera umuzi mu mazi, ngo ntikizatinya umwaka wacanyemo amapfu, ngo nta nubwo kizareka kwera imbuto, ngo kuko umuzi wacyo washoreye mu butaka. Ngize ngo Imana iduhe kuyizera, Imana iduhe kuyizera. Bene data, Imana iduhe kuyizera, Imana iduhe kuyizera. Kwizera byirukana amarira, kwizera byirukana amaganya. Umuti w'amarira ni ukuyizera. Mureke twizera Imana. Ntukajye urambirwa kumwizera, naho wababazwa n'iby'umubiri. Dora gufitiye ikamba ryiza pe, ikamba ryiza pe ritangirika. Ntukajye urambirwa kumwizera, naho wababazwa n'iby'umubiri. Dora gufitiye ikamba ryiza pe, ikamba ryiza pe ritangirika. Nuko mwanshuti mwe mwibabara, igihe ni gito tukaruhuka, tuzajya mu ijuru tube tutagipfa, twitange noneho twe gucogora. Isi y'umwijima izashira, ntabwo tuzongera no kubabazwa, tuzumva impundu ubwo nidutabaruka, tureba cya giti cy'ubugingo iwe.
tuzumva impundu ubwo nidutabaruka tureba cya giti cy'ubugingo iwe. Ntukajye urambirwa kumwizera naho wababazwa iby'umubiri, dore gufitiye ikamba ryiza pe, ikamba ryiza pe ritangirika. Dusenge. Yukora nka Aburahamu ubura maso yawe, barinye yari wizere amasezerano, barabarinye yari wizere amasezerano. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umwijima mu mwijima wo mu nzira twizeri manaya, hasigaye y'umwanya muto izuba rika, hasigaye y'umwanya muto izuba, hasigaye y'umwanya muto izuba. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ngo turushwa nubwo turushwa n'abantu, tuguma no kwizera Yesu ni uzadufasha mu bitu. Yesu ni uzadufasha mu bitu. Yesu ni uzadufasha mu bitu. Nubwo turushwa n'abantu, tuguma no kwizera sundi w'inshuti nziza izaho. Turambura amaboko, y'isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Ugiye gusengera kwizera kwawe, ugiye kubwira Imana mu magambo make, wibwire ngo nkomereza kwizera. Ubwo watangiye gusenga mu bintu Imana yagukomereza, Imana igukomereze kuyizera. Ntiwigere ureka kuyizera. Hari impamvu nyinshi zituma twizera. Bwira Imana ngo nkomereza kukwizera. Bwira Imana ngo mpa kukwizera, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa ku manywa na nijoro, uruwo kwizerwa. Bwira Imana ngo uruwo kwizerwa, mpa kukwizera. Uri Imana ikomeye, uri umunyembaraga, nta kikunanira. Bwira Imana ngo mpa kukwizera. Uruwo kwizerwa. Bwira Imana ngo nkomereza kukwizera. Uyu mubyeyi mwe kukwizera.